dushimiye Imana Umwami wacu Yesu Kristo watugiriye neza twebwe twese abana gutya abakuru n'abato tukaba twabashije gusuka uyu munsi. Imana nihimbazwe. Ubundi dushimiye Imana kuko Imana yabonye ko ari twe tugomba kugabura ijambo ryayo uyu munsi, suko ari twe tubishoboye cyane, ariko kandi kubera Imana yabonye ko ari twebwe, Imana iradutoranya ibishyira mu bayobozi nabo babona ko ari ngombwa. Rero dushimiye iyo Mana yo mu ijuru yakoze ibyo. Imana nihimbazwe. Turaganira ijambo hano mu gitabo Abami ba Kabiri ibice 4. Turasoma imirongo myinshi kuko turagera kuri 7. Ni harehare ariko kandi wenda turaza kuvuga buke cyane, ariko ndashaka ngo Pasiteri narambure igitabo dusomere igitabo cy'Abami ba Kabiri ibice 4 guheraho. Araza guhagarara ku murongo wa 7. Ijambo nakunze ko tuganira uyu mugoroba uyu munsi mu mwanya muto Imana iri buduhe. Nakeneye kuvuga hejuru y'abantu bazi gusaba cyangwa se kwinginga cyangwa se gutekereza cyane. Umutwe w'ijambo nabihaye hejuru yo gutekereza neza, kuko hano ijambo ry'Imana ritubwiye neza. Uyu ni umugore, kandi uyu mugore yari kumwe n'umugabo we mu gihe kinini cyangwa se cyo kubaho kuko bisanzwe n'abandi. Umuntu arashaka akabana n'urugo rwe akabyara. Ibyo ni ibintu bisanzwe tuza tubona kandi bibaho, ariko ngo bukeye naho bwaho urupfu nabwo si ubwa none. Turi mu kurubona, abantu bari mu gupfa umunsi ku wundi, abashaje n'abato, kuko urupfu ni ikintu Imana yashizeho kuva
igihire n'isi ikarema umuntu nabyo yagiye ibishiraho. Igitumye navuze yuko tuvuga hejuru y'abantu bazi gutekereza ku muntu bw'Imana, uyu mumama ngo yabanye n'umugabo we ngo bukeye arapfa, niko Bibiliya yatubwiye. Ariko arapfa yapfuye kuko abandi baza bapfa bisanzwe, ariko amusigira ikibazo kuko ukaba ndetse amafaranga cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose nabyo bitubamo. Nta muntu si cyane kubona abantu bariho wenda adafite ideni. No muri iki gihugu twajemo tuvuga ngo nica amafaranga, ariko urimo gusanga umuntu afite ideni ry'ubundi cyangwa se akagira ibya banki. Uko niko mu mibereho y'abantu bisanzwe. Uyu mugabo nawe ngo yari yarakabuze, yari afite ideni ku wundi muntu. Sinzi niba ari amafaranga yari yamuhatse cyangwa niba ari ideni n'ikindi kintu gusa yari yafashe. Bibiliya ntiyabashije gusobanura cyane ko nagiye nsoma bukeya ngo tumenye niba ari amafaranga cyangwa niba ari ikindi kintu yari yagiye kumwaka, ariko turagishyira mu rugero rw'amafaranga. Ngo amusigira ideni kuko yari yafashe amafaranga y'abandi, arapfa. Uyu mugore asigarana ikibazo, agira ubupfakazi, agira no gusigara mu ideni. Urumva byari ibintu bibiri byombi bikomeye kandi bigoye. Yesu ashimwe. Ariko nyuma yaho cyatumye iri jambo riheza umutwe w'umuntu watekereje cyane. Uyu mugore ntiyatekereje kuko wamureka aje gukaba yandi mafaranga inze kwishura rya deni. Ntiyanatekereje kuvuga ngo se wenda ngurishe, cyakora nta n'icyo yari kugurisha kuko niko biri tubwira. Ngo aricara hasi, bahaye baza kumwishyuza umunsi ku wundi, ngo aricara aratekereza. Bibiliya tuzitubwira ko hari undi muntu yagiye kugisha inama cyangwa se kubaza. Ngo aricara aratekereza, atekereza hejuru y'umugabo we uko apfuye amusigiye ideni, ariko ngo aza kwibuka ijambo kubera gutekereza neza. Haleluya. Ngo aza kwibuka kuko umugabo we ngo yasengaga Imana, ngo akubaha Imana. Mbese mu bintu bye byose uko yabagaho yari azi kubaha Imana no gusenga Imana. Umugore we ngo aribuka muri kwa gutekereza kwa cyane, muri rya deni ryari rimuzonze cyane, aratekereza aribaza ngo abona ko nta wundi muntu yabasha kubwira icyo gitekerezo. Yibuka neza kuko umugabo we ngo yubahaga Imana kandi ngo agasenga Imana. Uwo mugabo yakundaga Imana, ntiyigeze yishiraho ngo avuge ngo se jewe usenga cyangwa se naje zanyubaha Imana giti cyanje. Oya, ngo yatekereje ko umugabo we yasengaga Imana ngo kandi akubaha Imana. Yesu ashimwe. Uyu mugore yatekereje neza cyane, ngo ariruka ngo asanga umugaragu w'Imana aho yari ari. Yari azi aho umugaragu w'Imana ari, ngo aragenda ngo aramwegera, ngo aramubwira ngo mwigishwe, ije kukubwira ikibazo ufite. Ndaje hano ariko nje kukubwira ikibazo ufite. Urabizi neza kuko umugabo wanje ngo yubahaga Imana, ngo kandi yasengaga Imana, yacaga bugufi imbere y'Imana mu buryo bwose bwari bushobotse. Ariko mfite ikibazo. Ngaho hantu inza ndebera ko umugore yamenye gutekereza. Yaragiye amubwira amakuru yose n'inkuru yaha, ariko kandi aramubwira ngo ariko mfite ikibazo. Ese tuba uri kuvugira ikibazo ariko ukayoberwa ugishira? Ni kenshi abantu batekereza kandi bagatekereza hagufi, usugira ikibazo kikuremereye, aho kumenya uri bukije kukibwira ukaja kukibwira umuntu mugenzi wawe adafite n'icyo yakumarira. Haleluya. Akaja kubwira umuntu kandi
kuvuga runaka yaje kumbwira ko afite ideni ringana gutya rimeze gutya, ese ayo mafaranga azayakura? Ngibyo ibituba. Ariko nuko tutaramenya gutekereza neza. Mutekereze imbaraga z'Imana, utekereze umuntu Imana yakugiriye, utekereze icyatumye ikurema, utekereze ikiri mu gutuma uyishima, utekereze n'ineza izitugirira. Haleluya, haleluya. Bene data, muza mwiga gutekereza neza. Tuza kwiga gutekereza neza kugira ngo tubashe kumenya n'uwo tugomba kubwira uwo ari we. Niba ufite ikibazo, uriya mumama abivuze neza ari gushima, yumvise amakuru bamubwira ko umwana yarwaye, ariko yatekereje neza, yamuvuga ngo reka nsenge Imana niyishoboye byose, niyishoboye byose, kuko Imana tuzatubwira iza yumva. Uvuga buke ikumva, wavuga cyane ikarushaho. Ariko ibyo byose biva mu bitekerezo bizima, byo kumenya uwo ubwira uwo ari we. Uyu mugore ngo aza kubwira umukozi w'Imana, ngo aramubwira ngo umugabo wanjye yubahaga Imana, yasengaga Imana, yacaga bugufi imbere y'Imana, ariko yasigiye ikibazo cy'ideni, kandi umwishyuza karaguma kuza kunyishyuza, kandi ntabwo ndi bukure ibyo kumwishyura. Haleluya. Elisa ngo ntiyigeze amubwira ngo fashe tugende, tuje iwanje se cyangwa tuje iwawe ije kugufasha. Ngo yaramubwiye ngo se ufite iki? Niba ufite mu nzu yawe, niba ufite mu mutima wawe, twaheraho. Burya ikintu cyose kijya gukorwa kiza gikorwa ariko ufite n'icyo uhaheraho. Iyo watekereje neza ugomba kumenya n'icyo ugomba guheraho gukora mu bintu byawe byose, ari ibintu rusange, ari no mu bintu by'umwuka. Ugomba kubitekereza, ukagira n'ibitekerezo gituma ugira icyo ukora. Umukozi w'Imana ngo aramubaza ngo se niki ufite? Ngo nawe aramubwira ngo umujakazi wawe ubona nta kintu ufite, ariko mfite utuvuta duke mu gaherezo. Mbese utwo duke urumva ni nk'aho twavuga ko ariko igitonyanga kimwe cy'amavuta. Ariko aho navugiye ko uyu mumama yatekerezaga cyane, iri jambo yanditseho neza numva ritangaje cyane. Ngo aramubwira ngo utwo nyine utwo genda uje mu baturanyi, ngo utire ibintu byinshi ubishyire mu nzu. Ese uyu mama nawe yaragira kwizera, inzavuga ngo nawe yari afite kwizera nk'uko umugabo we. Niki cyatumye uyu mukozi w'Imana amenya ko uyu mumama mu baturanyi agomba gukuraho ibintu? Ese ntibari kubimwima? Ubitekereje neza, kandi akakubwira gusa ngo jariya mu baturanyi bawe muturanye utire ibintu. Si abantu benshi bagira abaturanyi beza, cyangwa se abaturanyi bashikirana nabo cyane mu buryo agomba kwinjirira mu nzu isaha ku isaha. Ariko ngo yaramubwiye ngo genda utire mu baturanyi bawe, utire ibintu. Kandi amubwira ijambo ryiza, aramubwira ngo ntutire bike. Haleluya. Nusoza usaba Imana, ntukaze uyisaba duke, uze uyisaba byinshi kuko ufite byinshi. Nusoza kubwira Imana ikibazo, uze uyibwira ibibazo byawe byose ufite, ureke kugira ibyo usiga, kuko yo irabishoboye. Ngo aramubwira ngo utire byinshi, ngo nurangiza ngo winjire mu nzu, wishyirane n'abana bawe. Urumva umukozi w'Imana iwe yahise asigaraho. Winjire mu nzu, winjirane n'abana bawe, ngo nurangiza. Ntiyamubwiye ngo asenge bya bintu byuzura amavuta, ngo aramubwira
twa dutonyanga duke ufite ugenda udushira mu bintu byawe bya bindi watiriye byose. Ngo wa mama nawe ntiyigeze ashidikanya, ntiyigeze avuga ati se utu tuvuta ndadusuka muri kimwe dushire cyangwa se kireke no kusura. Agira kwizera, ngo agira kwizera, arinjira akora. Yarazi neza kuko ico umukozi w'Imana avuze kigomba kuba. Ngo arinjira, ngo afata twa tuvuta, ngo agatonyanza ikintu cyose kikuzura. Cyakindi asutsemo ngo kikuzura, akabwira umwana ngo mpikini, ngo cyakindi asutsemo ngo kikuzura, ngo kugeza aho bya bintu byose ngo susurira. Haleluya, haleluya. Muri we tiyatekerezaga ko twa tuvuta tugomba kumutunga, kubera kuko yari kwavuga ati ndaduteka none dushire, ejo sinzi ibindi nzakora. Ariko kubera kuko yari abibwiwe n'umukozi w'Imana, kubera kuko yari abibwiwe n'umugaragu w'Imana, hari igihe Imana iri mu kukubwira gukora ukabona ntibishoboka, ukabona ibyo Imana yavuze ntibishoboka, ari amabuye bikomeye. Ariko kandi uza wumva neza, wumva ijwi ry'Imana, wumva icyo Imana ishaka kukubwira, ukora icyo Imana ishaka. Ngo arasuka ngo kugeza bya bintu byose ngo byuzuye, ngo birangije kuzura. Ntiyigeze yibwira inama yo kuvuga se aya mavuta ndayagira gute, reka aje kuyagurisha, reka ngire gute, ndakora iki se, ndayaheza se uriya mugaragu wanje. Ariko ngo arasohoka aja kubwira umukozi w'Imana, kuko yari kwagendera muri gahunda y'umukozi w'Imana. Ngo arasohoka aramubwira ngo mugaragu wanje, ibintu byose natiriye byuzuye, kandi twatufuta twarorereye aho kuza, mbese twarangiriye aho twashize. Ngo umugaragu w'Imana amubwira neza, baramubwira ngo genda ufate ariya mavuta ugende mu isoko uyagurishe. Asigara iwe yarazi neza kuko umwenda ugomba guhwana wenda n'amabida ngahe cyangwa se ibintu bingahe, ariya yandi asigaye ngo azagutungane n'umuryango wawe igihe cyose. Haleluya, haleluya. Ushobora gutekereza buke bigatuma ibintu bigupfana, kuko utamenye gutekereza neza, utamenye no kwitaba ijwi rihari kubwira ngo kora neza, gira gutya, bigenze gutya niho bishoboka. Bigahora bigucikira, bigahora bigenda nabi, bigahora mbese bizamba, niko nuvuga muri uru rugenzi. Ariko nusenga Imana ugatekereza neza ku Mana, ukagazura Imana mu mutima wawe, ukagazura Imana mu bitekerezo byawe no mu bwenge bwawe, mbese ugakorera Imana wishoyemo, uzi neza icyo uri gukora, ibintu byose bizagenda neza. Icyo uzakoraho cyose kizakubera cyiza. Ntawasenze Imana ngo yiganire, ngo yikorere amaboko, ngo azagenda k'umuntu gusa. Iyo wasenze Imana neza wizeye, ukamenya icyo uhaye ukora, uganira n'Imana, utekereza ku Mana, ibyawe byose bigenda mu Imana. Haleluya. Uyu mugore yatekereje neza, yabaye umugore w'umunyabwenge, yibwiye neza, yigiye inama ishobora kumukiza, inama ishobora kumuyobora mu rugendo rwe rwose rw'iminsi yiwe yose yo kubaho ari umupfakazi. Muri icyo gihe yamenye uwo bagomba kugendana. Muri iki gihe umuntu ari mu kugenda ariko ntamenye uwo bahaye abajana uwo ari we, ukaba wonagira n'inshuti mbi ye, ukaba wonagira n'umuvandimwe mubi akakuyobora nabi ntubimenye, kuko tubasenze Imana ngo ikuyobore,
ntiwamenye gutekereza ngo umenye uwo muhaye amujana, umuha agaciro ke, umutekereze ko umuntu ukubamwo isaha ku isaha. Haleluya. Mureke dukorere Imana mu gihe turi muri uru rugendo. Uzumenya ngo ko ndagendana nande, inshuti yanje ninde, uwo ngomba kubwira ikibazo cyaje ninde, uyu ngiye uyu munsi nuwahe ninde. Apana kuvuga ngo runaka, ngo dukundana na runaka, izagendana na runaka. Wa wundi kurimo iriya mu mwuka, wa wundi kurimo iriya mu bitekerezo by'umwuka. Uyu mugore yari afite iyerekwa rirerire cyane, yari afite iyerekwa, ntiyigeze ajijinganya ngo aje kubwira bene wabo cyangwa se base wabo, cyangwa niba yari agifite se ngo aje kumutura ikibazo. Yamenye uwo agomba gutura ikibazo uwo ari we. Haleluya. Uri mu kurwara, ukagwaza, ugapfusha, ukabyara nabi, umugani w'abakuru, ariko tumenye uwo ugomba kubwira, ushobora kukurerera, ushobora kukurerera, akagushirira abana ku murongo, akabashyira mu nzira, ukabana nabo utazi icyo ugomba kubakorera icyo ari cyo. Ariko uyu mugore yatekereje neza, ntiyigeze yiyambaza abo bose yari kubareba akabona ko ntacyo bamumarira, ntacyo bari kumufasha. Nicyo cyatumye atekereza neza, aravuga ngo ibi byose jewe iyo mutekereje cyane, iza mbona hari umugabo we yari yaramwigishije urugendo, amwereka yuko abantu bose hano ntacyo bamumarira, ariko amwereka inzira y'Imana. Bene data, mu gihe tuba turaha cyangwa se uri ahandi, cyangwa se uri ni muhiri wawe, ugerageza usenga Imana, uyereka abana bawe, uyereka urugo rwawe, uyereka umufasha wawe, uvuga ati wa Mana we, icyampa tugatekereza cyane kuri uru rugendo turimo. Ubu turi ahantu heza, niko abantu bavuga, natwe niko tubona, hatandukanye n'aho twari turi, hatandukanye n'aho twavukiye, hatandukanye n'ahandi twaje tuvuye. Ariko kuko hano uratekereza ukavuga ati ndagura inzu, ukayigura, ubushobozi bukaboneka. Watekereza kuvuga ngo ndagura imodoka, ukayigura, isonane ko ntibayiguze, sogokuru wawe ntiyayigeze, ariko ukayigura. Nuko ari ahantu uri ubona hari ubushobozi, ariko muri bwa bushobozi uzugira n'ubundi n'irindi yerekwa ryo mu mutima, ibindi bitekerezo byo mu mutima, ugasure umenye n'icyatumye Imana ikugeza aha ukagera kuri ibi ngibi ufite. Haleluya. Abantu batekereza neza, bagatekereza kuri uru rugendo, ntacyo babura, nta n'icyo bifuza, kuko muri we hahora amahoro, mu mutima we hahora amahoro, akagira amahoro yo mu mutima kubwo kumenya Imana, kubwo kumenya icyo atunze muri we. Erega nubwo abantu bakabona ibibazo byabo biba hano hanze, biriya ni ibisanzwe mu buzima bwa muntu. Ntabwo wabura ikibazo, ntabwo utagendana n'indwara, ntabwo utagendana n'ubukene, ariko ubukene bubi bubaho, ikintu kibi kibaho kiruta ibindi byose, ni ukutagira amahoro yo mu mutima, amahoro yo mu ijambo ry'Imana. Uyu mugore nubwo yari afite ikibazo cy'ideni, yari yicaye aratekereza, abona kuko byose bigomba kurangira nabibwira umukozi w'Imana. Haleluya. Uza wicara wibaze, unatekereze, umenye umugaragu w'Imana ugomba gusanga, n'uwo ugomba kubwira, ukamubwira ibibazo byawe, ukamubwira amaganya yawe. Yesu nashimwe. Hari abantu n'ubu mubona mu bantu basanzwe, abantu bararutana mu bitekerezo. Uzuja kumva n'umuntu
yambwiye ngo runaka ngo ntabitekereza agira, kandi ibyo ni ibyaha by'ubwenge bwaha dukoresha hano mu isi. Ariko kamakubwira ngo runaka ntabitekereza, nuko yamaze kumureba akamenya icyo atekereza muri we. Cyangwa yaje akakubwira ngo runaka ureba agira ubwenge, kandi agira ubwenge buhanitse, agira ibitekerezo byinshi. No mu ijambo ry'Imana turarutana mu bitekerezo. Hariho abantu bakunda Imana cyane, n'abandi baza bayifata rutezo, n'abandi baza bakurikiye abandi kuko bateranye, ariko ntiyicare muri we ngo atekereze, ngo amenye ngo uyu munsi ngomba kuwuha agaciro, aya masaha nkamenya ko ari ay'agaciro nicaye aha hantu, cyangwa se nahagaze aha hantu, cyangwa akamenya kuko izi ndirimbo zuzuye akanwa ke n'umutima we ari iz'agaciro. Bene data, tuzadutekereza ku cyo Imana yaduhaye. Uza wicara utekereze, uvuge ngo cyatumye Imana yicara mu ijuru igatekereza kuko igomba gutanga umwana wayo akaza kuncungura. Uza ubiha agaciro, ubitekereze, utekereze uwo uri we. Pawulo niko yabivuze neza, yaravuze ngo iwe ntagikoreshwa n'ibye, afite umurimo wayo umukoresha, ntabwo agikora ibyo ashaka, ahubwo arakora ibyo Kristo ashaka muri we. Nawe utekereza neza, umenye icyatumye Imana iguha ako gaciro, ikakugira uwo uri we, ikakugira uwo uri we. Tube hariya hanze hariho benshi tugomba kwicara tukabura n'aho twicara hano muri uru rusengero, ariko ntiyamenye icyo Imana yamuhaye icyo ari cyo, ntiyagitekerejeho ngo agihe agaciro, ahubwo yabitesheje agaciro. Ariko twebwe ababihaye agaciro, tuzatubitekerezaho neza, umenye icyatumye Imana iguhamagara, umenye, uyisabe, uzuyibwira, uyisabe, uyinginge, uyibwire ngo mfasha muri uru rugenzi, mfasha, narahamagawe ariko sinamenya icyatumye mpamagagwa, mfasha wa Mana we, mfasha. Uje kuwinginga Imana kuko uyu mugore yabigenje, yagiye kubwira Imana, arayibwira, abwira uriya mugaragu wayo, arayibwira ngo mugaragu w'Imana, icyo nje kukubwira nuko nzi neza yuko umugabo waje yari yubaha Imana, yasengaga Imana kandi akayubaha, ariko yarapfuye, ariko yasigiye umwenda. Buriya hari icyo yari yatekereje ku by'Imana ishobora kumukorera, yari abizi neza yuko uwabwiye ashobora kumubwira neza akishura rya deni bitamugoye. Biragoye kuvuga ngo bakubwire ngo kubera ideni abana bawe 2 b'abahungu ngo baraja kunkorera, biragoye. Kandi yari kwaza kumubwira ko ntiyamubwiye imyaka abo bana bazokora, ntiyamubwiye n'igihe bazamarayo. Iwe kubera kuko arazi uko ari mu ideni, yashoboraga kubajana akabagira imbata y'igihe cyose, kuko ntiyari kwamuha igihe. Bibiliya ntivuga igihe yari yamuhaye. Icyo bikoze nshobora kuba ntarayisomye cyane ngo wenda ngere kure, ariko jewe aho nagarukiye ntabwo yamubwiye igihe abana bazamara, ariko arabitekereza, aravuga ngo se mbuze umugabo, mbuze n'abana, ndabibwira nde? Atekereza neza, yegera umugaragu w'Imana. Biragoye n'uwo kubwira ngo umwana wawe aje kuba kwa runaka haye gukorera iminsi 2, sinzi uko n'umunsi umwe worenga utabaye nk'umusazi. Wakwibaza igitumye agenda cyonyine bikagutera ibintu byinshi mu bwonko, ariko kuko we yari yaramenye neza, amenya yuko umugabo we yubahaga Imana, ntiyigeze agendera mu kwizera kwe, yagendeye mu kwizera k'umugabo we. Yari azi neza kuko umugabo we yubahaga Imana, agatekereza Imana, akaganira n'Imana, abona kuko nawe niyegera Imana ibintu byose biri gushoboka. Bene data,